nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunze ba Dekasha Media. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye The Hack aka Unbreakable. Ni amakuru kandi duhereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro, aho kuwa gatatu abaturage basaga 230 basuye umuhoro wo kubohora igihugu n'urugendo rwo kuva Gatuna Rubaya Murindi. Abakoze uru rugendo batangiye bibutswa amwe mu mateka babwiwe mu gice cya mbere cyo kuva Kagitumba Gikoba ahazwe nko ku Gasanimetero wa Gasanimetero. Agataka kabanje gufatwa kanganaga n'ibirometero 7 kuri 4 usubiye inyuma. Hanyuma tuvuga ko nyuma yuko ingabo za RP zikoze ibitero bitandukanye byaje kuza kwagura akagataka no kugafata no kugaha umutekano wuzuye, bongeyeho ibice byinshi cyane birimo ibice byaho twavuze hitwa za Mabare, za Runyinya, za Gasheshe, za Mutojo, Bushara ya mbere, Bushara ya kabiri, Shabana na Rwibare, Kentarama na Nyabihara n'igice kinini n'ikinyuma yaho gatoya za Rurenge na Gashenyi. Niho rero twasubikiye tuvuga ngo igitero cya nyuma ingabo za RP zagabye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu muri 1992 zakuyemo Kentarama na Nyabihara, ariko ziyikuramo zishegeshe cyane ku buryo bo bavuyemo ingabo za leta zirwana hagati yabo, umwe avuga ati ataka n'undi atataka, mon colonel niwe uhembwa menshi. Urumva rero hari hatangiye kuzamo akajagari. Abaturage kandi bakomeje basobanurirwa amateka yaranze igice cya Gatuna Rubaya Murindi. Nuko twagiye tuyisubiramo, irimo ya misozi yose ya za Kaniga, za Murindi, za Mukono, za Mukarange ndetse za Cyumba, za Manyagiro, uko zagiye zivamo mu bihe bitandukanye. Ni nako uyu mupaka warushijeho kujya mu maboko y'inkotanyi. Winjiye mu maboko y'inkotanyi mu kwezi kwa gatandatu muri 1992. Kuva ubwo kugeza uyu munsi uyu mupaka uracyari mu maboko y'iki wa Gatuna rero wagarutse mu cyiciro cya kabiri nk'umupaka ukomeye cyane watanze urutirigongo murarwumva rutuma iki gice gikora Gatuna na hano hagira hati kora neza. Wabaye umupaka ushobora gutuma RPF basohoka igihugu, ariko nabaza kubareba mu bihe bitandukanye, baba bagana urugamba, baba baje kurushyigikira, abaje mu bitaramo, abaje muri za fundraising, bose bashoboraga gukoresha uyu mupaka bakinjira ku murindi w'intwara, ari nawo turi busure mu mwanya nawo mukareba ibyahakorerwa. Abaturage kandi bakomeje gusobanurirwa impamvu n'uruhare rwa Radio Muhabura muri urwo rugamba rwo kubohora igihugu, aho wabasobanuriraga yakomeje agira ati Radio Muhabura ifite inshingano ikomeye cyane yo kuvuga ikinyarwanda, gusobanura bigasobanurira abanyarwanda ko inkotanyi hari abana b'u Rwanda bahunze iki gihugu muri 1959 n'ababyeyi bakomokagaho kugeza muri 1990 ubwo batangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse n'agenda yatumye bafata intwaro. Icya kabiri byari ukugaruka kuri za ngingo 8 twasubiyeho Kagitumba, babwira zubaka software y'umunyarwanda, kongera kwigisha abanyarwanda kw'ibyo byinshi byabuze imbere mu gihugu ari byo bituma aba bana barafashe intwaro bakaba bahanganye n'umwanzi. Cya gatatu byari gutanga amakuru ku banyamuryango ba RPF inkotanyi n'abasirikare bari ku rugamba bashoboraga kubona akaradiyo ko kuyumva n'ibindi byinshi. Ikindi yafashaga cyane no muri recruitment abana bagana urugamba kuri icyo gihe. Zari inshingano rero enye zikomeye cyane Radio Muhabura yari ifite muri kiriya gihe. Hanyuma ni nayo mpamvu mubona kubera ko yari intwaro y'agaciro gakomeye cyane, ntabwo yajyaga ijya hariho hose, yagombaga kujya ahari ibirindiro bikuru by'umugaba mukuru w'ingabo, kandi ikajya inyuma ye. Ni ukuvuga uburinzi burinze ubuyobozi bukuru bw'igisirikare bukanarinda na Radio Muhabura kuri icyo. Nyuma yo gusobanurirwa amateka, hakurikiyeho igice cyo kubereka zimwe mu nyubako zakorerwagamo imirimo muri icyo gihe cy'urugamba. Karameru dasumbwa aye ganze tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda, niwe nta wundi ganza mugabikire niruganiza ingamba aye ganze kandi ninkundirwa kurusha abana b'u Rwanda, niwe nta wundi ganza mugabikire ntavangura amoko. Nk'uko mubibona tugize umugisha wo kuganira n'umwe mu bitabiriye iki gikorwa, reka tumwakire. Muraho neza?
muraho. Murakoze, mwakibwira abaduteza amatwi. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa nyina w'umuntu Rusi, nkaba nanjye ndi umwe mu baje gukurikirana amateka y'urugendo rwo kubohora igihugu. Murakoze cyane. Rusi muramwumva, ni umudamu kandi ugerageza kumva igihugu ndetse n'intumbero yacyo, ariko Rusi ufite akandi kazi, ntabwo waducika utatubwiye n'icyo ukora. Murakoze cyane. Bibaye ngombwa ko ubwo nivuga, ni ukuvuga ngo genda irushingo ngerero. Abatazi iryo zina, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kamwe mu tugari tugize akarere ka Gatsibo n'umurenge wa Kiziguro. Ako kagari kakaba kitwa Rubona. Murakoze cyane. Nk'uko mubyumva rero, ni umuyobozi, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kumubaza bimwe mu bibazo twibaza nk'abantu, uburyo iki gikorwa cyateguwe, ni iyihe ntumbero, ni hehe cyerekeza, ese kirangiriye aha cyangwa se kizakomeza. Ese Rusi, iki gikorwa mwateguye kivuze iki ku banyarwanda muri rusange? Murakoze cyane. Iki gikorwa mu by'ukuri ni igikorwa cy'ingirakamaro, ndetse nshishikariza n'abatwumva ndetse n'abatubona kuba nabo bagira inyota yo kuzakora uru rugendo, kuko uru rugendo ni rumwe rutwibutsa amateka abumbatiye igihugu cyacu ndetse n'ibohorwa ryacyo. Mu by'ukuri nakumbuza abantu bose kuba bazakora uru rugendo shuri, kuko ikiriho hari bimwe abanyarwanda baba bibwira cyangwa se bibaza ku kijyanye n'urugendo rwo kubohora igihugu, ariko mu by'ukuri iyo uhageze wibonera bimwe, ibindi ukabibwirwa ukabisobanukirwa, hanyuma bimwe bikaba byagufasha mu gusobanukirwa bimwe abantu bibazaga ku mateka yo kubohora igihugu. Hanyuma ikindi nakongeraho, nkatwe ku bagize amahirwe yo gukora uru rugendo, cyane cyane mu kijyanye n'umwuga wacu, icyo biri budufashe, biradufasha gukorana imbaraga, kuko hari aho twagiye tubona ko hari abagiye bagakora bababaye, bagakorana inzara, bagakora badahembwa, ariko mu by'ukuri baza kugeza u Rwanda rwacu aho rugeze uyu munsi. Ndabakumbuje amateka ari hano. Mu by'ukuri ukuyasobanura no kuyasobanukirwa ntabwo ari ibintu wavuga ngo wahagera ukabihaga. Ni urugendo rwiza kandi rufite amateka meza yo kubohora igihugu cyacu. Murakoze cyane. Rusi, murumva ko ari umunyeshuri mwiza, ahubwo ngiye sinumvishe umunyeshuri ashobora no kuba umwarimu mwiza. Ese Rusi, byanga bikunda, nk'uko uri rushingwangerero kandi ukaba uri executive wa kamwe mu kagari ka Kiziguro, umurenge wa Kiziguro, akarere ka Gatsibo, byanga bikunda uzi aho twatangiriye iki gikorwa ndetse naho tuzagisoreza. Ese ni ahangaha gitangiriye cyangwa hari ahandi twatangiriye? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uru rugendo rwacu tubifashijwemo n'ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Kiziguro, ni ukuvuga ngo twahereye ku mupaka ka Gitumba, turaza ubwo dukora igice cya mbere, turaza tugera aho bita ku Gasantimetero, turagenda dusura aho indake yari iri ku mupaka. Nyuma nibwo twaje gusubika urugendo, aribwo twatangiye iki gice cya kabiri, aribwo mubona ko twaje gukomeza tujya Gatuna, Rubaya ndetse na Murindi. Murakoze. None se tubwiye aho mwatangiriye, ko mwatangiriye ka Gitumba mukagenda mukagera ku Gasantimetero, ubu ngubu mukaba mugeze Gatuna, Rubaya, Murindi. None se niho mugiye gusoreza uru rugendo? Mu by'ukuri uru rugendo bitewe n'amateka twaba tugiye kuyumva igice, ntabwo tuzasoreza hano, tuzakomeza kugeza igihe tuzasoreza aho amateka yo kubohora u Rwanda yashorejwe, bikaba aribyo byadufashije kugera aho igihugu cyacu kigeze aka kanya. Ni ukuvuga ngo urugendo rurakomeje kandi twese hamwe twiteguye kuzarusoza nk'uko twarutangiye. Murakoze cyane. Murumva ko urugendo rukomeje, kandi natwe nka Dekasha Media turakomeza tubabe hafi, aho muzajya hose tuzaba turi kumwe. Ese niki washishikariza abatabashije kugera ahangaha mu rugendo ruzakurikira? Mu by'ukuri icyo nashishikariza abatabashije kugera ahangaha, icyo nabakumbuza ni uko aya mateka aryoshye, kandi umuntu wese uharanira iterambere ry'igihugu, ni ukuvuga ngo twakigira ku mateka,
twigira ku mateka y'abatubanjirije ababashije kugira imbaraga zo kubohora iki gihugu, twakabaye tubigiraho cyane cyane ku bintu bibiri, ku kijyanye n'umuco n'imyitwarire, kuko abagiye badusobanurira bagiye batwereka ko icyabafashije gutsinda urugamba ari uko babashaga kumva no kumvira amabwiriza y'abari babayoboye icyo gihe cy'urugamba. Rero icyo nakumbuza abatageza aha nabakumbuza ko bakurikirana uru rugendo, kuko bahigira byinshi byabafasha gukomeza urugendo rw'ubuzima ndetse no kuba bakomeza gukora gitwari, gukora gikotanyi. Ni ukuri ahangaha inkotanyi iyo ukoze uru rugendo ubona yuko inkotanyi koko ari ubuzima, ubona ko inkotanyi arizo zaduhaye ubuzima ndetse n'ubu ngubu zikaba zigikomeje kuduha ubuzima. Mu by'ukuri ndabakumbuje, uwabishobora cyangwa se uwakumva bimurimo rwose uru rugendo nawe yazarukora, kuko ni ingenzi, ruzagufasha mu buzima, yaba mu mikorere yaba no mu gihe kizaza. Ndetse icyo nasaba cyane cyane urubyiruko rwaba ruri kutwumva, nabasaba ko bakurikirana uru rugendo, kuko bigaragara ko bimwe mu myitwarire urubyiruko rw'uyu munsi rufite ari ukubera ko hari byinshi batazi, ariko baramutse basuye uyu muhora wo kubohora igihugu hari byinshi babafasha, cyane cyane mu myitwarire izabafasha guhinduka no kuba bazavamo u Rwanda rw'ejo ndetse n'inkotanyi z'ejo. Murakoze cyane. Arakoze Rusi kuduha interview nziza. Rusi urakoze. Murakoze cyane. Kandi kuri Dekasha Media nakagaruka tuzagutumira uzatwitabira. Cyane rwose ndi tayari, nditeguye, aho muzankenera hose ndi tayari, kuko aya mateka nayazingatiye kandi nanjye mfite ubuhamya bwinshi natanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Nshuti bakunzi ba Dekasha Media, iyi niyo nkuru tugejeje ku musozo w'aya makuru, tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, tubasaba gukora subscribe. Mugira amahoro.